Hari uwambwiye ati nubwo yabinira mu rushinge ntabwo wanyemeza ko yari umusaza rukokore. Bamwe bati uyu musaza usimbuka nk'umutubu amaguru akayabangira ingata agasimbuka kurusha ifogo, ubu koko uyu ni umusaza? Mbega impaka zakomeje kuba nyinshi. Gusa uyu munsi noneho impaka zirashira. Mu buzima hari abantu batungura isi kubera impano zabo zidasanzwe. Tumuzi mu isura y'ikote rishaje kandi ricikaguritse inyuma, inkono y'itabi mu kanwa, ingofero y'abasaza bigaragara ko yari ingoma akiyongeza izindi, inkweto ziri mu bwoko bw'ingozi zataye ibara bigoye kuba wamenya ubwoko bwazo bitewe n'ukuntu zishaje. Ni byinshi umwibazaho ndetse ni byinshi utamuziho, birimo kuba ashobora kuba atari umusaza nk'uko akunze gukina muri komedi agaragara, kuba amazina yitwa muri komedi atari yitwa mu buzima busanzwe, urujijo ku myaka ye n'ibindi byinshi. Iyo avuga ubuzima bwe ku ruhande rwa sinema avuga ko afite imyaka 90 y'ubukuru kandi ko ngo yarwanye imwe mu ntambara zabaye muri Congo yitwa Shikaramu ahagana mu 1960. Ibintu bita byumvikanisha neza uburyo ashaje bitewe n'uko intambara yabaye kera cyane. Ariko si ubundi ndetse kujya muri byinshi, uyu musaza ndi kukubwira muri kiganiro nindi ubundi se ni muntu ki? Ese afite imyaka koko nkuko akunze kubyivugira, cyane uburyo bwo kubaka isura y'umwuga wo gukina filime? Ubundi se yaba yubatse, afite umugore n'abana cyangwa aracyari ingaragu? None se ubundi uretse bimaze kukubwira hano n'iki kindi wamwibazagaho? Ikaze kuri Next Hope TV. Nitwa Joe 12 ngo ikaze. Amazina ye yitwa Manizabaye Prosper, ariko yamaye nka Bijiyobija agira urware, izina akoresha mu mwuga wo gukina komedi. Bijiyobija nka Prosper yavukiye mu karere ka Musanze, avuka mu mwaka w'1995. Amashuri ye yigiye Musanze kuri JS Muhoza ya mbere, yiga mate, chimie na biology. Aha kuri JS Muhoza kandi ni naho yasoje amashuri yisumbuye, gusa ngo ntiyagira amahirwe yo gukomeza kaminuza. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, Bijiyobija yatangiye guhiga ubuzima kimwe n'abandi bajene bose ngo arebe ko nawe yatera imbere. Yahigiye muri byinshi bitandukanye, ashakisha amafaranga ashoboka hose, kugeza ubwo yinjiraga muri sinema aho amaze kuba ikimenya bose. Urugendo rwo muri sinema ni rwamugoye cyane kugira ngo amenyekane, kuko mu gihe gitoya cyane yari amaze kuba ikimenya bose bitewe n'uko yazamukiye kuri mugenzi we umaze kuba ubukombe muri uru ruganda rwa sinema, Dr Nsabi. Uyu Nsabi mwese muramuzi muri filimi z'urwenya za hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo baramuzi. Umbwiye ko utamuzi ibyo byaba ari ukwirengagiza, ko guhera ku mwana mutoya kugeza ku musaza usheshe akanguhe bose baramuzi. Bijiyobija rero ngo yabyirukanye kandi yigana Nsabi aho biganye amashuri yisumbuye kuri JS Muhoza. Atangira bwa mbere Bijiyobija yatangiye kwica n'iyitwa Irebero Comedy, hakomeza no ku zindi zitandukanye zirimo niyo yitwa Bijiyobija Live. Kuzamuka kwe byatangiriye ku yitwa Big Mind Comedy, bikomereza kwa Kiramani kugeza kuri ubu aho twese tumuzi nk'umusaza w'umunyarwenya. Gusa kugeza n'ubu buri wese ubonye Bijiyobija hari ikibazo kimwe kimuza mu mutwe. Ese no mu buzima busanzwe yaba ari umusaza koko, cyane ibyo yigira muri filime hanze ya sinema akongera agahinduka umusore? Amashuri akinyuma kuri iki kibazo rero nuko Bijiyobija ari umusore, akaba akina filime yigize umusaza nk'umwihariko we. Ibintu byanatumye kuri ubu amaze kwigarurira imitima y'abatari bake mu bakunzi ba sinema nyarwanda. Hari abantu bashobora kwibaza niba Bijiyobija yabasha gukina komedi mu buryo buri live ari imbere y'abantu, ibyo bita stand up comedy. Kubazi show yitwa Jenny's Comedy bo babizi neza uburyo asita abantu bagatembagara muri ubu buryo. Mu buzima busanzwe bujyanye n'urukundo,
Bijiyobija kugeza kuri ubu nta makuru ahari yemeza ko uyu musore kandi w'umusaza yaba afite umukunzi. Icyakora hari bamwe bavuga ko yaba amufite ariko akaba bigira ibanga kubera ko wenda ashaka ko ubuzima bwe ujya ku karubanda nk'uko bamwe mu byamamare bakunze kubigenza. Mu bindi wamenya ni uko burya Bijiyobija akunda cyane ndetse yihebeye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Intore zirusha intambwe. Kuri we byarenze kumwita umukuru w'igihugu ahubwo amwita murumuna wa Kristo. Bijiyobija ngo afite icyifuzo gikomeye ashaka gusaba Imana kireba Perezida Kagame ndetse kireba n'abanyarwanda bose. Ati ko numvaga ngo Imana yambukije Abisirayeli inyanja ikamya inyanja, divayi irahindura, 5,000 bigabanwa imigati barakwirwa. Kuki Imana itadukorera surprise umukuru w'igihugu ku myaka afite iturinde umuriro nk'imyaka, mbese wenda asigane nk'imyaka 20 yongera atangira ubundi bushya, numva yasubira mu buto tugakomezanya, wenda ngewe n'inyongerere. None ngewe abaturage banezeye iki ariko we tumutezeho byinshi. Abandi bantu Bijiyobija ngo yifuza guhura nabo harimo Mbabazi Shadi, mwese mumuzi nka Shadibu, uyazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga nk'umunyamideli wigarura imitima ya benshi kubera uburyo budasanzwe acugusamo ikibuno, imyambarire idasanzwe n'ibindi byinshi bituma ahora ku mitwe y'inkuru z'ibinyamakuru bitandukanye. Ngo Bijiyobija rero yifuza guhura n'uyu mubyeyi w'abana 2 yabyaranye n'uwitwa Meddy Saleh. Ku bijyanye n'ibyo kunywa rero ngo yikundira urubetezi rumaze iminsi nk'umuntu w'umusaza nyine, uzamubona kenshi agendera ku kabanda ndetse atumura agatabi, ibintu abenshi bafata nk'ikimenyetso gihamya ko ari umusaza no mu buzima busanzwe. Ngayo nguko rero ngibyo byamaniza abaye Prosper wamaye cyane nka Bijiyobija guturuka i Musanze kugera i Kigali. Nawe mwumva umunsi ku munsi ndi 12. Ndabashimiye cyane nawe ubutaha Imana ibarinde.